rero aka kanya Imana igiye kugutangira amakuru. Icyo usabwa ni ukuba maso, ni ugusenga, ni ukwizera Imana. Imana rero igiye kuzana abantu batanga amakuru y'ukuri y'ubuzima bwawe. Igiye kuzana abantu bakuvuga ukuri batageretse batongereye. Imana igiye kuguha abantu bagufata mu mugongo. Imana igiye kuguha abantu bagukomeza mu rugendo. Imana igiye kuguha abantu b'umumaro bahindura ubuzima bwawe. Imana igiye kuguha akazi kagiye kuguhindurira ubuzima. Uko abantu bakubonaga nawe ariko bakubona. Imana igiye kuguha umubiri gutereho inyama wowe wumvaga ko nta mubiri ufite, ukumva ko unanutse, ukumva ko wigaya. Imana igiye kuguteraho inyama. Wowe wabonaga byagucanze, wabonaga wabuze amafaranga y'ubukode, Imana igiye kukwishyurira ubukode. Wowe wabonaga nta nzira, Imana igiye gucira inzira. Wabonaga warize bikanga ukabura akazi, ukadepoza n'ibyemere, uyu munsi ugiye kudepoza byemere, kubera ko Imana ineza yayo irayibutse. Yibutse ineza wagize, yibutse ineza wagize. Uyu mugore w'umushunemu yagize ineza nta muntu umubwiye ngo gira neza, ahubwo we yiyumvishemo ko agomba kugira neza umuntu w'Imana. Igisubizo cya mbere yakibonye, yari yarabuze urubyaro, Imana imuha urubyaro, nyuma umwana arapfa aranazuka, azuwe n'umuntu w'Imana. Indi role umuntu w'Imana yagize ku buzima bw'uyu mugore, yahise amubwira ngo inzara igiye gutera, izamara imyaka 7, hungira mu gihugu cya Filisitiya, umare inzara nishira uzagaruka. Amarayo iyo myaka yose aragaruka. Muri ya myaka 7 amaze kugaruka, ageze mu gihugu ahura n'umwami na Gihazi bari kuganira ku nkuru y'ibyo Elisa yakoze. Igihamya kiba kiraje rero. Imana rero iguteguriye ibihamya kandi birahari, humura, witinya. Imana igiye kugira neza, Imana igiye kurengera kandi izagutabara, humura, ntutinye. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, yavuganye nawe niyo yongeye kuvugana nawe. Uyu mwanya rero iyi saha, humura, witinya, Imana igiye kugira neza. Nongere nsubiremo, ubaye udakijijwe, wakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugahindukira wowe umurikiye, ukaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhereye aka kanya ufata icyemezo, wihane, ugarukire Imana iragushaka. Wowe waguye ugasubira inyuma, Imana irashaka kugaruka mu murongo, kuko na Gihazi yagarutse mu murongo. Imana imukoresha umurimo ukomeye wo kurengera ubwoko bw'Imana igihe byari bikomeye. Nubwo rero Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakunzi b'Imana, bakunzi banjye, tubahaye ikaze na karibu muri minisiteri y'ijuru Minijuru. Ndabakiriye mwese mukurikiranye Minijuru TV n'abazayikurikira bose, mbahaye ikaze na karibu. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara zitandukanye, abari mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abari mu nkengero z'umujyi, ndasuhuje abari mu Burundi, abari Kongo, abari Uganda, abari Tanzania, abari Mozambique, abari mu Bushinwa, abari Zambia, abari Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Israeli, abari muri Korea ya ruguru y'epfo, abari South Africa, mu bihugu byose bitandukanye mu mpande enye z'isi, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko mubizi, ni Samuel Abayisenga Evangeliste, intore y'Imana, umukozi wa Minijuru, ugarutse imbere yanyu nje mbabwira ngo Imana igiye guca inzira. Iravuga ngo Imana igiye gucira inzira abantu bayumviye. Imana igiye gucira inzira abantu bayumviye, bakagenda uko Imana ishaka, bagakora ibyo Imana ishaka. Turaza gusoma Bibiliya mu buryo itubwira. Hateye inzara mu gihugu gikomeye cyane cya Israeli. Nuko rero biba ngombwa ko inzara itera mu gihugu. Elisa yari amaze guhanura ibikomeye cyane. Ahangaha niho Elisa yakoze igitangaza. Mbere na mbere hari umugore w'umushunemu. Hano yari amaze gukora igitangaza cyo gukiza umwenda uyu mama yari arimo. Ni mu gice cyawo cya 4 niho tubera. Amukiza umwenda yari arimo. Uyu mama yari umugore wa Obadiya. Obadiya yari umuhanuzi, yari umuntu w'Imana ukomeye, yakoraga ibwami kwa Ahabu. Haza kuba ikibazo cyo kutumvira Uwiteka, bituma Eliya aza kugira guhagarika imvura. Nk'uko mubizi, amaze guhagarika imvura, hariho bitaga Obadiya, umuhanuzi w'Imana Obadiya. Icyo yaje gukora Obadiya nta kindi, we nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuntu wari mu mwanya w'Imana, nubwo yakoraga ibwami, icyo yakoze, yafashe abantu arabahisha, abahanuzi
abahisha mu buvumo butandukanye. Eliya rero akomeza urugendo wenyine nk'umuntu wari wahagaritse imvura, arahunga agera aho yaje gutungirwa n'igikona. Murabizi, aza kubona ubutabazi, Imana igiye ikoresha igikona kikamuzanira umutsima, kikamuzanira inyama. Nyuma yaho rero Eliya icyo yakoze, yaje kugenda ajya ku giti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ibyo ntabwo byakunze kapfa. Igihe kiragera rero Imana ari mu buvumo iramubwira ati sohoka mu buvumo kuko ujye kandi unywe kuko urugendo rurakomeje. Yaje gusanga rero wa mukecuru twaje kubona wari ufite agafu n'imerezo tuvuta, arangije amubwira ngo akamusongera, agasonga arakarya. Nyuma yaho iyo nzara iza kujashira. Obadiya rero Eliya mu kugaruka, agarutse mu gihugu, ahurana n'umugaragu w'Imana. Obadiya amaze guhura ati ese ni wowe Eliya n'inzara n'akaga wateje? Undi aramubwira ati si njye ahubwo ni Ahabu. Nuko rero aramubwira ati bimeze bite? Undi aramubwira ati genda umubwire duhure. Aravuga ati ese nituramuka ngiye nkamubwira ko ndasanga wagiye akanca umutwe? Aramubwira ati ntabwo nakora ikosa, ndagutegereza. Obadiya rero muri icyo gihe yari yarahishe abahanuzi. Mwibuke ko hari igihe cyageze Eliya aratenebuka, abwira Imana aravuga ngo nta wundi muhanuzi usigaye ngo keretse njyewe, ngo abandi bose babishe, ngo nanjye barangenza ngo banyice. Imana iramubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ibyo 7,000 bitarapfukamira Bayali Imana yamubwiraga bamwe Obadiya yari yarahishe mu buvumo b'abahanuzi, kuko yarabahishe akajya abatunga, akabagaburira, akabitaho. Dukomeje rero, igihe cyaje kugera biba ngombwa ko uyu nguyu Obadiya aza gupfa, yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana, apfana amadeni, kuko yajyaga afata amadeni agaburira abo bahanuzi yari yarahishe, abana b'Imana yari yarahishe. Muko kubagaburira rero, igihe cyaje kugera umwishyuza araza, asanga umugore we, aramubwira ati umugabo wawe turimo amadeni menshi cyane, none turajyana abana bawe tubagira abaretwa badukorere. Undi rero arangije yibuka ko Eliya nubwo yagiye mu ijuru ariko yasize Elisa umugaragu we. Araza kwa Elisa amutekerereza iby'umugabo yakoze nk'uko mbibatekereje byose. Elisa arabyumva, amaze kubyumva yumva ko ineza yagize atayigize ku bwe, ahubwo yayigiriye Imana. Yahagaze mu cyuho, yahagaze mu mwanya w'Imana, akoreshwa n'Imana kugira ngo yite ku bahanuzi, yite ku bakozi b'Imana yari yarahishe muri ubwo buvumo, kuko Satani yabahigaga. Bahigwaga na Ahabu. Yezebeli yari abahigaga, ashaka kugira ngo abice abavuga Imana bose ya Isiraheli, bicwe baveho, ahubwo basenga ikigirwamana. Elisa arangije rero icyo yamubajije ati ese ufite iki muhira? Undi amubwira ngo mfite utuvuta dukeya. Aramubwira ngo genda utire ibintu kandi ntutire bike, iyo ni ineza y'Imana, utire byishe. Undi aragenda arabitira, igitangaza kirakoreka, abona amavuta aragaruka ku muntu w'Imana. N'ubundi aramubwira ngo ibyo wambwiye gukora nabikoze kandi byakunze. Haleluya. Ese ari amavuta nyakoresha iki? Nyagenda utambwa ati genda ugurishe, wishyura amadeni, wikenura, ibindi bigutungane n'abana bawe. Ababonye igisubizo, akibona ku muntu w'Imana, ariko biturutse ku mirimo yagiye akora. Umugabo we atarapfa, umugabo we yakoze ahisha abana b'abahanuzi, ahisha abahanuzi b'Imana. Iyo ugeze rero ku murongo wa 8 hatubwira iby'umugore w'umushunemu. Elisa amaze gukora iki gitangaza, yakomeje umurimo we, akomeza gusenga no kubana n'Imana. Igihe kiragira rero mu gice cya 8, mu murongo wa 8, ngo bukeye ngo Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Bibiliya atubwira ngo hariyo umumama cyangwa se umugore w'umukire, aramuhata ngo agiwe gufungura. Aramubwiye ngo ajye gufungura. Elisa icyo yakoze, yaje kujyayo ajya gufungura. Nuko agiye gufungura, ngo bukeye ngo uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye yuko uyu muntu uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Aravuga ati noneho reka tumwubakira akumba hejuru y'inzu, ubwo azajya aruhukiramo. Bamushyiramo itabaza, bashyiramo igitereko, bashyiramo byinshi cyane n'uburiri. Akajya uko aje akajyamo akararamo we na Gihazi umugaragu we, bagakora umurimo w'Imana, bakaza bakarara aho ngaho mu cyumba cyo hejuru. Igihe cyaje kugera rero, Bibiliya nk'uko itubwira, haza kuba ikibazo gikomeye cyane, hatera inzara. Mu gutera inzara yabaye nyinshi, irakomera cyane, bigeraho Elisa n'abana b'abahanuzi bajya imboga zonyine. Aho umuhanuzi ageze igihe cyo kujya imboga, wumve kandi byacitse. Burya abahanuzi niyo bikomeye, Imana hari ukuntu ijya ibigenza. Wibuke Eliya, ubwo abandi inzara yabajyaga, yagiye mushakira igikona kikamuzanira umutsima n'inyama. Eliya yari ari kurya inyama, abandi mu gihe byari byabacanze byabayobeye, Eliya yajyaga inyama.
noneho rero Eliya aza kugenda agera kuri mukecuru amusanga nawe utuvuta dukeya Imana yamubwiye ko aragomba kumutunga kandi bagomba kudusangira. Yarahageze nk'uko Imana yamubwiye, akora icyo yamubwiye gukora, twa tuvuta badukoresha na ka gatsima baragasonga, barasangira, bararya, Imana ikajya ihora ibazanira ibibatunga kugeza igihe Eliya Imana yamubwiye ngo nava aho ngaho asubiye mu gihugu. Aragenda ajya kwa Ahabu nk'uko twabisomye. Igihe kiragera rero ibyo byari bivuyeho, Elisa nawe agezweho, hateye inzara mu gihugu, bari kurya amahurunguru, ibwami byakomeye. Aha niho Bibiliya itubwira ko inzara yateye kugeza aho umwami ajya amahurunguru, kugeza aho umugore umwe abwira mugenzi we ati tujye umwana, bakajya umwana w'umwe bajya kujya uwundi ati ngewe ntiwapakahisha umwana wiwe. Ibyo bitera umwami umubabaro, bituma rero atuma kuri Elisa, amutumaho. Arangije agezeyo, Elisa akoreshwa arahanura cyane, aravuga ngo avuga ijambo rikomeye cyane nakunze, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu ya sayiri izajya igura shekeli imwe. Arabivuze umutware umwami yegamiraga, aravuga ngo naho Uwiteka yakingura amadirishya y'ijuru bene ibyo ntibyabaho. Undi aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabijyaho. Imana rero itegura ababembe, imaze gutegura ababembe harimo umubembe, mbasobanurira amakuru mumenye neza musobanurirwe. Abo babembe bari bane, kandi mu kuba bane kwabo mwibuke Gihazi yagize gutya. Igihe Namani yazaga akazana ibiguzi aje gukira ibibembe, Elisa arabihakana. Amaze kubihakana, umugaragu we Gihazi aramubwira ati ngewe binyihere. Amaze kubifata Gihazi arabemba, bahita bamujyana mu mudugudu w'abembe, asangamo abandi babembe batatu ba bane. Shebuja rero umwuka wa Eliya wari uri muri Elisa, umwuka wa Elisa, Gihazi nawe hari uburyo byakonekitaga mu bundi buryo mwebwe mutarasobanukirwa ariko mubumenye. Arangije Gihazi icyo yakoze, yahise abwira ababembe bagenzi be, arababwira ngo nituguma aha turapfa, nitujya mu mugwa turapfa, nitujya muri Siriya turapfa. Avuga ijambo rikomeye ati hose ni ugupfa no gupfa, ngo reka dukeze Abasiriya. Nuko rero bamaze kujya inama, bafata umwanzuro uko ari bane, bagenda gukeza ingabo z'Abasiriya. Bagaheze mu nzira, Imana ngo ibatiza umurindi. Aha niho hakomoka ijambo rivuga ngo Imana igutiza umurindi. Aba babembe Imana ibatiza umurindi, uko bari bane, umurindi bawutijwe bigaragara nk'aho hari n'ibihugu bine byahaye umusada Isiraheli. Abasiriya babyumvishe bariruka, bata ibyo bari bafite byose, ibyo kurya, imyambaro, amafaranga, bata amafarashi, ibintu buri kimwe cyose, baragenda ubutagaruka. Bamaze kugenda, abandi bahageze basanga koko hari ikintu Imana yakoze. Bahageze bararya baranywa, barangije bafata ibyo bafata n'amafaranga, bicara ku ngamiya, baza gutanga amakuru ibwami. Baravuga ngo haleluya, ngo inzara irashize. Batangaza amakuru akomeye. Umwami wa Isiraheli abyumvisha aravuga ati iki kintu bakoze ashobora kuba ari umutego twatezwe n'Abasiriya. Ariko umwe mu basirikare we cyangwa mu byegera byaravuga atoya, reka njyewe mu burenganzira njyane n'abake tujye kureba koko ibyo bavuze ko ari byo. Bagezeyo basanga nibyo, baragenda bazana sampo, bazana ibintu. Bamaze kubizana bageze ibwami. Bahageze wa wundi yari ari ku marembo ari kurinda abuza abantu kwinjira ibwami. Mu kubabuza baramukandagiye arapfa, nk'uko Elisa yabihanuye ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Aha ngaha rero iyi nzara ntabwo yaherereye aha gusa. Elisa nawe aho yari ari inzara yamugezeho, n'abana b'abahanuzi ibagezeho. Rero ku musozi babagaho biba ngombwa ko baza gutungwa n'imboga zonyine. Noneho umwe mu bahanuzi, mu bana b'abahanuzi, agenda agiye gusoroma imboga, ibisusa muri make. Agiye gusoroma ibisusa, we abaguye ku mutanga. Umutanga nawe ugira ibisusa ukagira n'ibinyungu cyangwa se ibihaza. Amaze kugwa aravuga ati noneho twajyaga imboga zonyine, ngenda abona inzara ishize. Aravuga ati reka nkore igitangaza, reka ngire ikintu nkora. Databuja aranshima, cyangwa se n'abandi bantu turi kumwe barabona ko hari ikintu Imana inkoresheje. Rwari urukundo yari abakunze bene data, ntabwo yabangaga, yari abakunze. Arangije asoroma umutanga, arawuzana, akekera mu nkono, bafata ya myungu bashyiramo. We rero yumvaga ko mu gihe abandi bazanaga imboga gusa, we azanye n'ibihaza byo kurisha. Naho yayobeye kumutanga. Bene data, hari igihe rero tugenda nabi tukayobera kumutanga tuzi ngo tubonye inyungu. Irinde kuyobera kumutanga
witiranya n'inyungu. Imana aho iri mu ijuru rero yiza kureba neza, yumva uburyo ki bimeze, ibona biragoye cyane, ibona ko ubwoko bwayo, abana bayo b'abahanuzi ndetse na shebuja Elisa inzara imeze nabi, ikibazo ari ikibazo. Irangije rero Bibiliya iratubwira ngo, aho twavugaga ni mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 38, niho nari ndi kuvuga uburyo ki umwana w'umuhanuzi yazanye umutanga akawushyiramo mu izo mboga, bazirya bagasanga nyine bibaye uburozi. Ni uburozi ariko ntabwo yabiteguye, ntiyabipanze, ntabwo yabishakaga, rwari urukundo yari abakunze, kwari ukugira ngo nawe nyine agaragaze ko yakoze igikorwa, mu gihe abandi bazanaga ibisusa byonyine, we rero agize amahirwe abonye igisusa kiriho n'ibihaza, abakekeyemo rero basanze ni uburozi. Elisa Imana iramukoresha ahumanura bya byo kurya, barabirya baramera neza. Imana rero kubw'ineza yayo, aho niho nashatse kugira ngo dutinde. Igice cya 4 umurongo wa 42 avuga ngo, bukeye haza umugabo uturutse Besharisha, azanira uwo muntu w'Imana imitsima y'imiganura ya sayiri yose, yari 20 n'isaho ye yuzuye amahundo y'ingano mabisi. Nuko Elisa aravuga ati, nimubihe abantu babirye. Haleluya. Azana imitsima, azana sayiri n'ingano, arangije kubihageza, Elisa nk'umuntu w'Imana abwira abantu b'Imana avuga ati, mwicare mubirye. Haleluya. Imana ibirabagaburiye. Nubwo bikomeye Imana igiye kukugaburira, nubwo bigoye Imana igiye kukugirira neza, nubwo byagucanze Imana igiye kubicangura. Elisa Iberisharisha haturutse umugabo. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo nubwo Elisa yanze ibya Namani, ariko iby'uyu mugabo w'Iberisharisha yarabyakiye. Ibya Namani byari birimo kwitwa ingororano, kandi ingororano tubikiwe ni imwe, ni ubugingo buhoraho. Kambibutse, ibyo ubona byose si ingororano, ni umugisha ugenda uhabwa, ni inyongera ugenda uhabwa. Ingororano tubikiwe ni ubugingo buhoraho. Noneho Namani rero waje abyita iki? Ingororano. Elisa rero arangije za ngororano arazanga, kuko yari abwiye muri ubwo buryo, uburyo yabivuzemo bwari uburyo butari bwiza, budahesheje Imana icyubahiro. Kandi ikindi, Namani yagaragazaga nk'umuntu uje kugura ubuhanuzi cyangwa uje kugura Imana. Oya, ntabwo Imana igurwa, ntabwo ubuhanuzi bugurwa. Ushobora gushimira umuntu, ugatanga iryo turo, ugatanga icyo umushyiye, nk'uko uyu muntu w'Imana yaje azanye imitsima, azanye ibi byose aturutse Iberisharisha, barabyakira. Elisa aravuga ati, mwicare mubirye. Haleluya. Baricara barabirya, bagubwa neza. Twibuke ko rero ineza y'Imana iri kubagira neza, iri ku bantu bayo. Iyo dukomeje gusoma turakomeza tukagenda, ariho tugiye gusoreza. Uyu muntu rero yarabizanye, barabiriye, ntabwo babyanze, kuko Imana yari yamaze kugaragaza ko Elisa igomba kumutungana n'abana b'abahanuzi, kuko ubu burozi bwari bubamereye nabi. Imana ica inzira. Rero iyo bikomeye, iyo ubona nta nzira, Imana ica inzira. Iyo ubona bikugoye, Imana igira uko ibigenza. Aba bana b'abahanuzi na Elisa rero babonye ibyo kurya bizanywe n'uyu mugabo uturutse Iberisharisha, arabibazaniye. Ni mu gice cya 4:42, ni Abami ba kabiri igice cya 4:42, niho nkuru iri. Bahagira ikibazo azahasome, nuko havuga uburyo uwo muntu w'Imana yaje akabazanira ibyo byose. Noneho rero Bibiliya iratubwira ngo, nyuma y'uko Elisa ahanuye ko bagiye gukira, abo babembe rero baje kugenda bafata umwanzuro. Mu gice cya 7 niho hatubwira inkuru y'ababembe, umurongo waho guhera ku wa 3 ugakomeza ukageza wenda ku murongo, ukageza ku murongo wa 20. Igice cya 3 Abami ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 3 kugeza ku wa 20, niho hatubwira iyo nkuru y'ababembe, uburyo ki bazanye inkuru nziza, uburyo bakoreshejwe n'Imana. Aho hatubwira iyo nkuru rero. Noneho iyo hatubwira, ni iyo nkuru hatubwira. Bibiliya rero itubwira ko Imana yabakoresheje ababembe. Iyo hatubwira iyo nkuru, Imana irabakoresha ababembe, bazana inkuru nziza, rigenda neza, barariye, babonye ibyo bari bakeneye. Imana ikoresheje ababembe. Ntabwo ababembe bigeze basubira kongera kuba ababembe, amateka yabo yari ahindutse, bakugwaho. Elisa nako Gihazi yahise ahinduka umuntu muzima, ikibembe cye cyahise kimuvaho, na babandi bibavaho, kubera ko bakoreshejwe n'Imana. Iyo rero wemereye Imana, ugakoreshwa n'Imana, ugahamagarwa n'Imana,
Imana igukuraho ikibembe. Hari ibibembe byari biri ku buzima bwawe, ibihembembe by'ibyaha, ariko aka kanya niba wakira Yesu Kristo mwami n'umukiza ukihana, ibibembe byawe biraza kugukurwaho. Uyu mwanya y'isaha niwumvira ijambo ugahindukira ukava mu ngeso zawe mbi, ibibembe biragukurwaho. Uyu mwanya y'isaha niwumvira ijambo ukareka ibyo wibwiraga n'ibyo watekerezaga bidaturutse ku Mana, aka kanya ibibembe byawe biragukurwaho. Aba rero bakoreshejwe n'Imana, ni ababembe Imana irabakoresheje, noneho Imana isikura ibibembe byabo kuri bo, kuko bamaze gukiza umudugudu, bamaze gukiza igihugu, bamaze gukiza inzara yari izengereje abantu. Ubwo rero bene data nuko byagenze. Rero ku neza y'Imana, nk'uko twaganiriye ku neza y'Imana, ugeze mu gice cya 8 Bibiliya igiye kutubwira kuri wa mugore w'umushunemi, igiye kumugarukaho. Igice cya 8 umurongo wa mbere aratubwira ngo kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati hagurukana n'abo mu nzu yawe ugende uzuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7. Hari ubwihisho, hari ubuhungiro Imana igiye guhungishamo abantu bagira ineza yayo. Abagira neza Imana igiye kubahungisha, abagira neza Imana igiye kubahisha. Elisa rero amaze guhabwa amakuru ko inzara igiye gutera ikamara imyaka 7 mu gihugu, Imana yahise ifata wa mushunemu wamugaburiye, wa mushunemu wamutunze, wa mushunemu wamumenyeraga buri kimwe, ihita imuha amakuru iramubwira ati wowe rero haguruka ugende mu gihugu cy'Abafilisitiya umareyo imyaka 7 uzabone kugaruka inzara ishize. Undi arabyumvira, yumvira Imana, arahaguruka n'umuryango we bajyayo bahungirayo. Bamaze kugerayo rero Imana ibana nabo mu myaka 7. Imyaka 7 Bibiliya iratubwira mu gice cya 8 Abami ba kabiri 8 umurongo wa 3 ngo iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasohoka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Arangije avuyeyo mu buhungiro, atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Igikingi cye tushatse kuvuga bwari ubutaka bwe, yari imitungo yasize mu gihugu ahunga inzara. Atakambira umwami. Mu gutakambira umwami rero ngo nuko icyo umwami yakoze, kuko uyu mwami ntabwo yibukaga amakuru. Uyu mwami ntabwo yari wa mwami wo mu gihe cya Elisa. Uyu yari umwami wo mu gihe, yari umwami utazi uyu mugore, kuko uyu mugore umwami ntabwo yari azi amakuru y'uyu mugore. Bibiliya iratubwira mu murongo wa 4 ngo muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'umuntu w'Imana, amubwira ati ndakwinginze unekerereze ibikomeye Elisa yakoreraga byose. Arangije umwami abwira Gehazi ati ndakwinginze unekerereze ibyo umugaragu w'uwo muntu w'Imana yakoraga byose. Gehazi ageze igihe agiye kubara amakuru, agiye kuvuga ibintu Imana yagiye ikoresha Elisa. Elisa urabyumva ko niba bari kubara amakuru y'ibyo Imana yagiye imukoresha, ibyo murabyumva. Imana rero ijya yemera ko ibintu Imana igukoresha hari igihe kigera ibwami bakabimenya, ndetse bakabaza amakuru y'uburyo wabikoragamo, bakakugisha inama. Iyo ukiriho bakugisha inama, iyo utariho bareba bamwe mu bo mwabanye, bakabaha bimwe mu bitekerezo wajya gutanga, bimwe mu nyunganizi wajya gutanga, uburyo wabikoragamo, uburyo wabyitwaragamo. Nuko rero basanze Gehazi yari atakiri umubembe, kuko Imana yari yaramukuyeho ibibembe kubera gukiza igihugu. Yakijije Samariya, yakijije rero igihugu. Amaze kugikiza, Imana imukuraho ibibembe, imukuranaho ibibembe na bagenzi be. Abavuga inkuru ya Gehazi ngo yarabembye, nibyo yarabembye, ariko igihe cyaje kugera Gehazi akurwaho ibibembe mu gice cya 8, kuko hari kubara amakuru ibwami. Nuko rero ngo unekerereze ibyo yakoze byose. Umurongo wa 5 avuga ngo nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwo wapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje. Gehazi akimara gutekerereza umwami uburyo Elisa yazuye uwapfuye, wa mugore yazuriye umwana noneho abagize ute? Abaraje. Bibiliya tubwira ngo amaje kuza, ahageze atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye, nk'uko Elisa yabimuhanuriye. Atakambira umwami
kubw'urugo rwe n'igikingi cye byo yasize ahunga inzara. Gihazi ahera ko aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Ati nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Imirimo y'Imana iragaragara, imirimo y'Imana iraboneka. Rero aka kanya Imana igiye kugutangira amakuru. Icyo usabwa ni ukuba maso, ni ugusenga, ni ukwizera Imana. Imana rero igiye kuzana abantu batanga amakuru y'ukuri y'ubuzima bwawe. Igiye kuzana abantu bakuvuga ukuri batageretse, batongereye. Imana igiye kuguha abantu bagufata mu mugongo. Imana igiye kuguha abantu bagukomeza mu rugendo. Imana igiye kuguha abantu b'umumaro bahindura ubuzima bwawe. Imana igiye kuguha akazi kagiye kuguhindurira ubuzima. Uko abantu bakubonaga nawe ariko bakubona. Imana igiye kuguha umubiri gutereho inyama wowe wumvaga ko nta mubiri ufite, ukumva ko unanutse, ukumva ko wigaya. Imana igiye kuguteraho inyama. Wowe wabonaga byagucanze, wabonaga wabuze amafaranga y'ubukode, Imana igiye kukwishyurira ubukode. Wowe wabonaga nta nzira, Imana igiye gucira inzira. Wabonaga warize bikanga ukabura akazi, ukadepoza n'ibyemere, uyu munsi ugiye kudepoza byemere, kubera ko Imana ineza yayo irayibutse. Yibutse ineza wagize, yibutse ineza wagize. Uyu mugore w'umushunemu yagize ineza nta muntu umubwiye ngo gira neza, ahubwo we yiyumvishemo ko agomba kugira neza umuntu w'Imana. Igisubizo cya mbere yakibonye, yari yarabuze urubyaro, Imana imuha urubyaro, nyuma umwana arapfa aranazuka, azuwe n'umuntu w'Imana. Nirore umuntu w'Imana yagize ku buzima bw'uyu mugore, yahise amubwira ngo inzara igiye gutera, izamara imyaka 7, hungira mu gihugu cy'Abafilisitiya, umare inzara nishira uzagaruka. Amara iyo myaka yose aragaruka. Muri ya myaka 7 amaze kugaruka, ageze mu gihugu ahura n'umwami na Gihazi bari kuganira ku nkuru y'ibyo Elisa yakoze. Igihamya kiba kiraje rero. Imana rero iguteguriye ibihamya kandi birahari, humura, witinya. Imana igiye kugira neza, Imana igiye kurengera kandi izagutabara, humura, ntutinye. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, yavuganye nawe niyo yongeye kuvugana nawe. Uyu mwanya rero iyi saha, humura, witinya, Imana igiye kugira neza. Nongere nsubiremo, ubaye udakijijwe, wakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugahindukira wowe umurikiye, ukaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhereye aka kanya ufata icyemezo, wihane, ugarukire Imana iragushaka. Wowe waguye ugasubira inyuma, Imana irashaka kugaruka mu murongo, kuko na Gihazi yagarutse mu murongo. Imana imukoresha umurimo ukomeye wo kurengera ubwoko bw'Imana igihe byari bikomeye. Nubwo rero uri umubembe, Imana igiye kugukoresha. Nubwo wibonaho ibyaha, nubwo witenze ukica ukikura mu murongo, Imana igiye kugarura mu murongo. Ikigushakaho ni kimwe, iragushaka ko ineza yawe itazashira. Komeza ugire neza, niba wagiraga neza, niba utayigira guhigire. Wige kubana n'Imana, wige kubana n'abantu b'Imana, wige gukorera Imana, wige icyo Imana igushaka, haba ari icyo ukora kandi ugende uko Imana ishaka. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibarengere, Imana y'amahoro. Abadafite babuze urubyaro, Imana irubahe. Abarwayi, Imana ibakize. Uhereye aka kanya aho uri, wowe byayobeye, rambura ikiganza cyawe. Wowe urwaye ukora aho urwaye, wowe ufite ikibazo gikomeye, izere, Imana yiteguye kugira neza, Imana yiteguye kurengera. Ineza y'Imana iri ku buzima bwawe, izakomaho, humura. Humura, Imana yiteguye kurengera kandi yiteguye kugira neza. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom. Reka dusenge. Data, ndagushimiye ko wera kandi ukiranuka, ngushimiye neza n'urukundo rwawe. Uri Imana nyamana, uri Jehova Jire, uri Jehova Rafa, uri Shaddai, uri Adonai. Nazaga kubwira ubwoko bwawe mbabwira ngo ineza yawe iri ku buzima bwabo. Reka rero ubakoreshe, ubarengere, ubiteho. Buri umwe wese waze kwifuza kwe, abazakurikirana iki kiganiro, bazumva ijambo, abaryumvishe n'abazaryumva bose, ndasenze kugira ngo uhere aka kanya wumve gusenga no kwinginga kwabo, kandi ukomeze kubashoboza, uganze kandi utegeke ni mu izina rya